dusuhuje abo dutangiranye, aka kanya tugiye kureba uburwayi bwo guhinamirana intoki cyangwa se kugira ibinya mu ntoki. Wowe ugira ikibazo cyo kumva mu ntoki zawe harimo nk'ibinya, ndagira ngo dutangirane turebe uburyo dushobora kubungabunga ubuzima bwacu kugira ngo turwanye ibyibasira guhinamirana kw'intoki cyangwa se kugira ibinya mu ntoki. Ese biterwa n'iki? Niba wowe ujya ugira ikibazo cyo kumva mu ntoki zawe intoki wumva harimo nk'ibinya cyangwa se ukumva ndashaka kugira ngo iki ngiki nkivugeho. Ni ukuvuga ngo iyo wumva mu ntoki zawe hatangiye kuzamo ibinya, ese ibinya ubundi biterwa n'iki? Kumva ibinya mu birenge, kumva ibinya mu ntoki, ibi bintu nzi yuko abantu benshi bagiye batandukanye bakunda kumvamo ibinya, akenshi bigirwa n'abantu bakuze. Njyewe uko mbizi, kugira ibinya byo mu ntoki no mu birenge, ibi bintu bikunze kugirwa n'abantu bakuze. Ariko ubaye uri mutoya ukagira ibinya, nawe ukaba wisanga mu bantu bakunze kugira ibinya byo mu ntoki, navuga ko bwaba ari uburwayi ushobora guhita ujya kwa muganga. Ariko niba uri mu myaka yo hejuru ya 30 gukomeza, akenshi ntabwo bikunze kuba kwitwa ko ari uburwayi. Urumva umuntu uri muri za 40, 50, akenshi biza iyo umuntu ageze mu gihe cyo gucura. Iyo ugeze mu gihe cyo gucura rero umubiri ugenda uhindagurika kubera hormone ziba zigabanuka mu mubiri. Urumva ntabwo aba akijya mu mihango. Rero kwa kundi igihe uzumva ko wamaze gusatira iyo myaka 45 kuzamura ugatangira kugira ibinya, ntuzagire ubwoba ngo wiyumvemo ko ugiye kugira uriheba ngo ugiye kugira uzarubaga impande n'icyoya. Akenshi hari igihe biterwa no kuba ugeze mu zabukuru, utangiye gucura, imihango itakiza. Aho ngaho niho uzisanga bya bimenyetso by'ibinya, kuko kwa muganga akenshi ntabwo bibivura. Simpamya ko babivura, usibye kwiyakira ukumva ko wageze muri icyo gihe nyine, ko ari umubiri utangiye kugenda uhindagurika. Aha ngaha ni ukugira ngo mbahumurize utarabigeramo cyangwa wabigezemo akazumvamo ibyo bimenyetso. Nakubwira yuko ntuzagire kwiheba, uzabanze witekereze bitewe n'imyaka ufite, urebe ibyo bimenyetso niba biziye ku gihe, imihango itakiza. Ni ibyo ngibyo rero bitangira ukumva mu ntoki ni ibinya, ibirenge, kugira icyuya cyinshi. Akenshi hari ukuntu ujya wumva ukumva ufite ukubira icyuya bya hato na hato, ariko wareba bagenzi ukumva ushyuha, ugira icyuya, wumva uri gushya, igihe abandi bumva ko bari mu gihe cya kirima idashyushye kandi itanakonje, ariko wowe ukiyumva ko uri gushya. Aho ngaho nabyo birasa n'ibyo ngibyo by'ibinya nababwiraga. Uzihangane, uziyakire, ntuzihebe ngo uvuge ngo ni ibindi bintu ushobora kuba warwaye wenda udasobanukiwe. Gusa icyo nakubwira cyo, hari igihe uba warenze ya myaka yo mu butoya, wageze mu myaka y'abantu bakuru, cya gihe cy'uburumbuke rero byo kujya mu bintu bya hato na hato buri kwezi biba byararangiye, uba ugeze mu yindi tape y'abantu bakuru. Ni uko nguko umubiri ugenda uhindagurika, ukaba wakwisanga birimo kwataka, ugenda ubyumva, ariko ntumenye ngo ibi bintu birimo biraterwa n'iki. Kurara ubira ibyuya nijoro, kubira ibyuya ku manywa, mbese ibyo ngibyo nabyo igihe watangiye kugira ibinya nabyo bigenda biherekejwe n'ibi byo kumva ubushyuhe bwa hato na hato.
rero wowe nibikugeraho ugatangira kubyumva kandi ukisanga muri iyo myaka navugaga, nyamuneka ntuzihebe ngo ube wavuga uti se noneho narwaye iki, dore ko indwara ari nyinshi zateye zisigaye zibasira abantu, amakanseri, amadiyabete, indwara z'umutima n'ibindi. Gusa hariho mesaje z'ibiti ushobora gukora, ushaka kugenda ugira gutya. Ikintu cyo gukorera mesaje ni ukuvuga ngo ahangaha amaraso aba arimo yongera asubirana, kugenda ukora ingingo zose, cyangwa se gutera k'umutima nabyo hari ukuntu ushobora kwikorera. Ahangaha ntabwo gutera k'umutima guhuye n'ibyo ngibyo mvuze, twageze mu yindi tape igihe umuntu wumva afite ikibazo cy'umutima, hari ukuntu ushobora kugenda wikorera masaje gutya. Ahangaha iyo urimo kugira gutya cyane gutya, amaraso agenda asubira hejuru, ni ukuvuga ngo imitsi iba yipfunditse, amaraso aba yipfunditse mu mitsi. Rero ahangaha ni ukugorora imitsi ya hano, ushaka guhita igenda ikongera igasubira hejuru, umutima ugatera neza. Intoki iyo ushaka kumva ibinya rero byacu ukagera gutya, ahangaha uri kugira ngo imitsi ye kwipfundika mu ntoki. Ahangaha tuba turi kugorora imitsi yo mu ntoki, kugira ngo ye kwipfundikamo amaraso, ukagenda ugira gutya. Iyi mitsi y'ahangaha ubona ikunda kwipfundika, ahangaha ubona umuntu afite ikibazo cy'iyi mitsi yipfundika. Iyo ugiye rero ugira gutya, ndawumva intoki rwose zihise zimera neza. Uzabigerageze igihe wumva wagize ibinya mu ntoki, uzajya wumva wongeye umerewe neza, kandi na bya binya bigahita bishira mu ntoki. Tugiye kujya dutangira dukorere ingororangingo umubiri wacu, ibice bigiye bitandukanye. Ariko wowe wakurikiye iyi videwo, ndagusaba kutagenda udakoze kuri subscribe. Kora subscribe, ukore no kukazogera, ukore no kuri like, maze ubundi ukomereze.